102.3 Kiss FM. Uracyari kumva ijana kabiri n'ibice bitatu Kiss FM, igitondo cyiza cyane, indirimbo nziza cyane ya Butera Knowless na gahongayire yitwa Sante. Itugejeje ku 3:19 mu kanya turagushyiramo ya nkuru, ariko mbere yaho urabizi ko tujya tugira umwanya tuganira ku tuntu tundi duhugurana. Uyu munsi reka tugaruke ku bantu bitameze neza babaye muri iki gitondo. Wa muntu wakundaga, wa muntu washakaga, byanze yagukatiye se cyangwa ariko kurisha umutima, nawe urabibona yuko atagushaka cyangwa atagukunda ariko biri kukurya. Wa mugani wa Juno ngo ukumva washima mu mutima. Ubwo rero niba uri bene abantu muri iki gitondo, hari ubutumwa ngufitiye. Icyambere, urumva hari igihe gutandukana n'umuntu uba ukeneye closure, uba ukeneye basi yuko kubwira ati ntibizakunda, agukatira yerure, mbese uba ukeneye akantu ko gushyiraho akadomo. Uba ukeneye icyo kintu, uba ukeneye kumubaza se wamoye iki, kubera iki, uba wumva hari ikintu ukeneye kugira ngo ufunge icyo gitabo, ufunge iyo dosi. Ukeneye ya yindi bita closure. Ariko rero nshuti yanjye, wibyitwaza ngo oya ngo ndashaka kuvugana nawe ngo kugira ngo ambwire ngo impamvu bitazacamo, kugira ngo ambwire impamvu yambabaje, kugira ngo ambwire no, natayiguha siyo closure, nataguha uwo mwanya cyangwa ayo mahirwe gushyiraho akadomo, uzahora muri icyo gihirahiro mpaka. No, nubwo nta closure yabayeho, nta nubwo ugomba gutegereza ko ari uwundi muntu ushyiraho akadomo. Nahawe ho kwicara ukibwiza ukuri, ukaruma umutima wa mugani wawe, ukavuga uti oya nyine ntibizakunda, ntibizakomeza, ndarekuye. Utagendeye kuri excuse baguhaye, utategereje yuko ngo muzabivugana ngo huye ngo mbwira ngo ngewe nkeneye kumbwira niyo utankunda ngo mbimenye. Ibimenyetso, ibikorwa biri kukubwira kurusha n'amagambo. Witegereza rero ngo uracyashakisha closure ngo kugira ngo uzabashe gukomeza ubuzima, nutayibona se nta nubwo ugomba kuyitegereza ku bandi, ni wowe ugomba kuyiha, ukavuga uti uno munsi shyizeho akadomo, sinzongera kubabazwa n'uyu muntu, birarangiye. Wowe ukabyiha udategereje ko ari we ubiguha. Ako kantu karumvikanye, kazirikana. Ikindi nanone, wibuke yuko mbere yuko uriya muntu mumenya wari uriho. Mbere yuko mumenya na se ntiwari uriho, ntiwabagaho. Na nyuma yo kumenyana nawe uzabaho, ubuzima buzakomeza rwose, azava mu buzima bwawe kandi uzakomeza. Nahise abantu bose mwamenyanye muri za primaire, utuye hehe cyangwa se mu kera, muracyari kumwe. Ntihari abantu baje mu buzima bwawe bakabana nasohotsemo kandi ukabukiriho. Nuriya rero nawe nubwo wari waramuhaye umutima wawe, wumvaga ari ibintu bya hatari, wari warishyizemo mu mutwe uko bizagenda, nubwo bitakubashije gukomeza, uzabaho. Urababaye yego, biraremereye yego, urumva ubabaye, urumva ubuzima bwahagaze, ariko uzabaho. Icyo kintu nukibwira biraza kugufasha yuko mbere yuko umenyana nawe wari uriho, na nyuma yo kumenyana nawe uzabaho. 102.3 Kiss FM. Igitondo cyiza cyane kuri uri kumva ijana kabiri n'ibice bitatu Kiss FM. Uri kumva Kigali's #1 hit music station. Uri kumwe nanjye Sandrine, ISHEJA Butera. Mbere yuko tugushyiramo ya nkuru yitwa mahitamo, igice twaganireho mu gitondo, hari utuntu turi kuganiraho cyane kuri wowe wumva ubabaye, wumva nyine wa muntu byanze maze iminsi bitameze neza. Urabibona yuko igihe kirageze yuko murekana, ugomba gukomeza ubuzima utari kumwe n'uriya muntu. Ariko biragoye. Mukanya twaze tukubwira ukuntu hari igihe utangira kumva ushaka closure, ushaka yuko hari ikintu cyanyuma muvugana. Ukamubwira wenda uti kubera iki unkoze ibi ngibi, cyangwa se ukamubaza uti ukumva hari ikintu ukeneye kugira ngo iyo dossier uyifunge, icyo gitabo ugifunge. Ariko twakubwiye yuko rwose ugomba kwiga kubaho nubwo uwo mwanya utawubonye. Umwanya utawubonye wo gusezeranaho ngo umubwire kakuri ku mutima, umubwire mubaze impamvu akukoze ibyo nutabona umwanya se, nataguha umwanya, nutamubona kugira ngo ibyo mubiganire, ntuzakomeza ubuzima. Ugomba kumenya yuko closure rero ntugomba gutegereza ko n'undi muntu yiguha, ni icyemezo wowe ufata
kavuga uti ndarekeye ndarekuye nkomeje ubuzima kandi nanone wibuke yuko ndabizi birababaye urabihiwe urumva no kubaho nyine ubuzima bugoye no kubyuka ni ikibazo no kurya ni ikibazo ariko wibuke yuko na mbere yuko mumenyana n'uwo muntu wari uriho imbere se n'umuzi none se wamye umuzi kuva wavuka kandi wari uriho na nyuma ye rero buriye nubwo ubona utabibona ariko uzabaho. Ikindi hari igihe iyo mumaze iminsi mutavugana na wa muntu cyangwa se ashobora kugira gutyo akakwandikira nk'aka message ka hey uraho iki ukahita wumva wongeye kugwamo umva ntibigushuke ngo wongere kugwayo kuko nta kintu kiri none se bajya bavuga ngo iyo ukora ikintu ukabona umusaruro runaka ni resultat zivamo iyo wakoze ikintu ntugomba ku expectinga ntugomba kwibwira yuko ibikorwa bimwe nka bya bindi bizatanga umusaruro utandukanye kandi nta kintu cyahindutse aracyari wa wundi ntacyo yahinduye nawe ntacyo yahinduye kandi mwarimu wababaraga byarakubabazaga cyangwa mwarababazanyaga ntacyo mwakosoyeho ngo mugiye gusubirana kuko mumaze iminsi mutavugana hajemo ako ka message ka wari umukumbuye murongeye muratangiye urongeye urababaye ugahora muri ibyo niba nta kintu kiri gukosoka uzongera ubabare nyine byigushuka ngo wongere usubireyo kuko umusaruro resultat ziraza kuguma ari zazindi biraza kuguma bimeze kwa kundi byari bimeze ubwo ngubwo ka message kaguyemo utangiye kuvuga uti nyamara ariko se buriya sinakabije ariko nyamara nta nubwo byari bimeze nabi hari noneho n'ukuntu utangira kwibwira inkuru itandukanye n'ukuntu byagenze ngo ariko se buriya kamera ntabwo byari bikabije ni uko wenda uriya munsi ibwiza ukuri icyatumye bihagarara icyatumye ubabara wibwiza ukuri witangira gushaka guhindura no kweditinga iyo nkuru ukuntu yagenze mu bitekerezo byawe reba ukuri mu maso ukuri niko kuzagukiza. 2.3 Kiss FM. Uracyari kumva ijana kabiri n'ibice bitatu Kiss FM Kigali's #1 hit music station. Uri kumwe nanjye Sandrine ISHEJA butera guhera saa 12 kugera saa 4. Turacyari kukuganiriza rero wowe ubabaye urabibona yuko nyine umubano wawe n'uriya muntu igihe kirageze yuko nyine uhagarara yuko ukomeza ubuzima ashobora no kuba yanagukatiye we rwose akakubwira ati oya mfite undi cyangwa njye nawe birarangiye cyangwa nyine igihe kirageze yuko mutandukana. Twize kubwira yuko nyine ko hari igihe uba wumva yuko ukeneye closure ukeneye yuko kubwira impamvu ukeneye yuko gute se byarangira gutya ariko ugomba kwiga gukomeza ubuzima utasabwa imbabazi utabonye iyo closure akaba ari wowe n'icyemezo wiha wowe ubwawe n'icyemezo wiha cyo kuvuga cyangwa icyemezo ufata cyo kuvuga uti oya ngomba gukomeza ubuzima ibintu ntibizongera kumbabaza uyu muntu ntazongera kumbabaza ndarekuye. Ikindi nanone hari igihe haca iminsi ugasanga utangiye kumukumbura ukaba ushobora no kwitoratoza akabari wowe usubira gusaba imbabazi nta nikosa wakoze ibyo bintu abantu bajya bikora nyabuneka byigushuka iminsi yigushuka irungu ryigushuka kumukumbura byigushuka ngo wongere usubire mu bintu bikubabaza kuko urasubirayo haracaho umunsi umwe ibiri wongere utangira ubabare umutima ukurye hahandi wumva washima mu mutima umugani wa Juno nta mpamvu rero byigushuka rero n'uwitangira kuvuga ngo ariko se ngo buriya se gucyangwa shana we nyine yambwiye kuri wenda tabimininga cyangwa utangire kumushakira ama excuse umuntu mwakira uko ariko yakwiyeretse witangira kubishakira urwitwazo. Ikindi biba byiza niba ibintu byararangiye cyangwa birangiye gufata igihe cyo gukira gufata igihe cyo kwitekerezaho gutekereza uburyo waba witwaye muri uwo mubano ukavuga uti ngiye nta makosa nakoraga nta bintu nakoraga bitari byo nta bintu nemeraga yuko bankorera kandi ntabikunze ku buryo ushobora kuvuga uti oya noneho ninzongera guhura n'undi muntu dore ngewe nduyo nkunda ibi nanga ibi umuntu utazameze gutya ibisinzabyemera sinzongera kwihanganira ibintu nk'ibi. Ni byiza rero gufata igihe cyo kubitekerezaho no kwimenya no kwibwiza ukuri no kwisobanukirwa kugira ngo utaha utazagwa mu bintu nk'ibi nyine mu makosa nk'aya ngaya. Ikindi nanone rwose nta mpamvu yuko uforce relation niba umuntu atari kugushaka mu buzima bwe iregura uw'agaciro
ukwiriye gukundwa nawe byakubera kandi uranabikwiriye kandi rwose nawe ufite uburenganzira bwabyo. Nta mpamvu rero yo guforsa nawe. Kuki se wowe wumva ari wowe wabirwanira? Kuki watabishyiramo imbaraga? Kuki we nawe atagomba kwerekana ko gushaka mu buzima bwe? Ako kantu rwose ukazirikane, we force ma relation. Niba umuntu nawe atari gushyiramo imbaraga, atari kukwereka ko gushaka, hari abandi bantu babyishimira, hari abandi bantu bagukunda, bakwakira, bagushaka. Komeza ubuzima kandi disipore. Sinzi uri ariko mwuka ari kutuyobora kukubwira wowe, ari kuduhata kukubwira ubutumwa. Wabona rero wari ubukeneye muri iki gitondo.